mwabibonye ibyo ngiye kumusigira muramwita Emile bara mushyiremo umuhondo kature ijyaha ndashyira isa gutya nuko wambaye niyi nushyiraho byinshi hari ikibazo se kandi uburyo ugiye kubihomeka kabisa nje ntabwo njya mpumeka njyewe we sinzira dore nicyo kibazo cyawe biratuma bijyaho nabi nibijyaho nabi ntundenganye sinzira ndasinziye nazo uri kubona nasinziye ukuntu tuberanye ari kujya gasana mbega komeza kanze ngo nagwe hano byarenze yewe ngandebe gutya uretse ako abanza kwiconga kandi iconze uri kubona idaconze iraconze ikamwereka muretse gutuma nabikora neza sheri uri gutuma nabikora ngo wanagure mumbwire niba nari kuba mubaho ubwo kurushaho ngarekera basi byabaye byinshi oya niko uri gutekereza ariko ntabwo ari byinshi ntabwo byaba byinshi ahubwo tumiwe gusa kiri no hasi oya hasi wabe sinzira siko ntacyo ndi guhindukaho wahindutse igoko ahubwo nibwo ndi kubamo bikurushaho wabaye umwara busheri fasha hano magusige oya mbabariye ndi ngagira vuba basi ngagira vuba wa uri gutinda wowe uri matinda wowe kibazo uri kuzirunda hejuru ngo uri kunsiga umurasheri umiriza bitajya mu maso sheri wanjye yo urongera kumwanga umurize mumirize se izo utinya kuwumiriza se ndahumiriza ijisho rimwe reka je gawe funga iminwa basi turabakiriye mwebwe mwese abanyarwanda aho muva mukagera kaduhere ku banyarwanda abanyarwandakazi mwese mumeze neza abarundi n'abarundikazi mumeze neza baba diaspora aba diaspora aba diaspora to sukristo niko mbuze aba diaspora sana bama diaspora kabisa okay ibyo uvuze nibyo sheri wanje na ikirimo nshaka kugira ngo mba ngira ngo nyine dutebye oya dutebye gutebya no gusebya ntago ari byo aba diaspora no se ngese ndi kuvuga aba diaspora inago tubita ntago sonya kwigora ngo abakinga kareka n'aba diaspora bo mu ma diaspora sibyo se kiza ko mumeze neza nsuze umuntu wanze unkunda inde shani wowe amina nganyambira shante ariko buri gihe inyambira ndetse nkoyamire sheri wanje nizere kumeze neza ariko nanjye meze neza ndashima Imana ndashima Yesu umwami n'umukiza upo nyonyo upo titi aha ni sawa cyane nanjye meze neza nabyutse nda amahoro nabyukanye amahoro y'Imana nta kindi navuga usibye gushima Allah bavuga gute harya Allah sultan Allah wa ta'ala okay nanjye nabyukanye amahoro ya Nyagasani nabyutse meze neza nabyutse sibye yuko nta kibazo gihari
tumeze neza natwe so abadukurikiye nabo rero twizeye ko nyine bameze neza bashimira Imana ewana mbese bameze neza nk'uko natwe tumeze neza kuko natwe tumeze neza turashimira Imana twizeye ko namwe mumeze neza so abantu mutubwira ngo mwaratubuze twagarutse umunsi ku munsi twaje twizeye ko mumeze neza ewana kandi ni iby'agaciro nyine kuba muri kumwe natwe so hari akantu rero impamvu nyine umubwiye ngo twicare kuri kamera hari akantu nazanye nyine akantu keza tu nyine nje kugutungura n'agaplanka amaplanka yawe nayamenyereye niri kunkubita amaplanka nanjye umunsi nagukubise planka shaba buretse ngiye kuzayishaka yataye yapfa kubitazambabaza ngiye ntabwo mbabaza zisheri ntabwo planka ngo nkukore azi kubabaza ntabwo zimbabaza buriya zirase n'iza danje ziriya n'iza danje noneho ukirwaza ziriya n'iza danje mana yanjye biriya planka ntabwo ari iza danje urumva wapi so nizeye ko utari wayibonye n'umvirope ntabwo nayibonye ni ibiki birimo nyine reka nkwereke turaho kano kaboro nashyira inyuma ye gutya bigomba kujya inyuma n'ubundi Yesu Kristo agomba kugaragara so harimo byose ni ibiki noneho mana yanjye kamaze nirebe ihera amaso ubu ni chami ngo chamuke ya murebe ko muri ariho miruwari twireka abanyarwanda ntabwo twagwa njyewe n'ubwa mbere mbibonye ni makeup si ibintu ndagira ngo nsige makeup nyine iyi niyo bita makeup se hano hari foundation akanze no kwereke harya batwita gute mbere reka maze ngo usigutwe ibintu by'amarangi ntabwo mbizi njyewe okay ibise byo ni ibiki nyine nudu foundation shani fondote no fondote ni iyi ngiyi iyo niyo bita fondote ya ibintu ko mbona ari akayabo shiri wanjye urumva nyine ni twinshi nyine agakunda kazi akahe ukazi njya nkabona nyine abantu bagafite tu dore nawe ibise ni ibiki ni korogati ni korogati before nyine korogati yesu we murabona ari korogati Jesus Christ n'amavuta yo mu mutwe before ni ibiki se before icyo bikora ntabwo nese unayifora ko nari umukobwa ni akantu nyine babanza kwisiga nyine kugira ngo nuza makeup igufate banza ugashyiraho rero tuhera kuri kandi ari wowe ugiye kubinsiga akira mfashe ibintu byose rero mfashe na mikoro kandi usige neza kugira ngo ngenge kureba nimba uzajya ushobora kunsiga ubwo nzanshobora keya umva mwabonye ukuntu neza mbaye inganzwa reka nze mbikore oya ni uburinganire nuko mvuze gutya ndi gutebya ariko ni uburinganire cyane uburindagire wowe urabona ari uburindagire ariko njye numva atari kaze turebe ko bishobora ibintu byayo ngo hera ku murongo guys umva none ndabigira gutya nsobanurire nyine urajya umansobanurire ndashyira mu ntoki gutya mpite ngusiga mu ntoki gutya ndabigenza gute ugiye kugafata ushyire hano ubonetse unsiga shyira agatonyanga ako kano karabaye yego shamana yanjye guys ibi bintu nizere ko shamba nsige neza ariko bere biri kugaragaza byose gutya kugeza hano nsige neza nta kibazo ese mbere uburyo agiye kubikora yego gaturebe kisi banyeya ndagenda nongera oya kari gahagije kari gahagije
ni hamwe kazibanganya ahantu hose. reka nzongereho ka nyuma Okay. nizere ko bitagutera ibihera ariko Kuri gusesagura se. mana Gushiraho ntabwo nongera Gushiraho nyinshi. Eh, Si wogiye kuba inyisigira se. reka turebe no Beri ukari gukora nibyo. gutya Okay. Okay. ye Guys, muri kutwumva? Muri kutwumva neza? Nta kibazo. Binsige unsige neza. Ni wowe ugiye kunyisigira. Aha. reka turebe niba ntabasha gukora muri salo igihe ubuceri buzaba bwarabuze sheri tutazabura icyo turya sibyo Nyumvira. sibyo se Akurikiyeho kano. hakurikira haka ibyo si ibyo abantu bakora muri salo Ya. Bino basiga babyishyura 10,000. ubu nanjye 10 ryanjye rarinyishyura sibyo Nutsiga neza do baragafata bakangagushyirireho hano. reka shiri wanjye Aha. mbwira uko nshyiraho ko kwangana ako Ya wakabaye kenshi. Urabona ukuntu kaje kaje nk'umuzinzi twagiye agiye akoresha nzankozaho kano ugiye gukoresha nyine gutyo ushyiraho uburyo byuzura umubiri wose ushyiraho utudomo ugenda byuzura ushyiraho umubiri wose ya zibanga sigomba ari umukozi wo muri salo neza ngo twakugira uruga inganzwa inganza marumbo sha Yesu genda ureke kuba inganzo oya ariko gazi ibi bintu ntago ubundi biba bikwiye keya shere wanjye buryo ngukunda nta keya nakwima nose ibi ni ibya danje ntago ari ibya danje ntabwo ibi birenze usiku n'isuba guys muri kumubona neza ahise aba nk'umuntu uza umuki umumasayi oya baba masayi baba bisize ibiboro gutya si ubazi se bo muri Kenya uhita uririmba ikizuru ajude shawansize basi rega nshaka no kujya gutembera tuza tujyana gutembera mwabonye sheri wanjye ye muri kumubona mbere bari kumureba neza wansize none ubwo tugiye kuzimangatanya byuzure hose ku kantu k'incunduru uri kuzimangatanyisha ntabwo ari usawa kari kukumenagura oya ubundi ukoresha gutya ukagenda ugira ngo reka turebe ko mbona bikari kwita kandura se nyine nyine urabona kadafuze nyine uragafura nyine kagasa neza ibyo nta kibazo yari bigiye mu musatsi yego ngaho ibaze ko bitangiye kugera mu musatsi oya mba umwana uri kurira umureke uri kumwumva namwumvise Yesu we tujye kumuhoza oya wayi turi mu byo turimo tuzahoza iwacu mbere ukora nibyo shansize nabi uriya uri inyuma inuzi yo kristu we twakomeje guys kari biri guhita byuma bahita nkureba hano guys nizeye ko ari byiza kumiriza amaso
Ongera uhindukire. Gushaka mbikora neza se. Oya wowe mutezi ni wowe akaba uhindukira. Umutezi w'imbuto. Wowe mutezi nyine w'ibirungo. Reka je. Ni wowe gahagurutse ukagenda uhindukira. Guko man. Aha. Man sha ayawe nuko yavunikira. Sibyo. Nyine ugomba guhaguruka. Sibyo guys. Uriko mumbwira nimba mwubahutse umugabo wawe. Nako sheri wanjye. Umugabo wawe sheri. Banyarwanda ubu bintu ntago ari fresh. Uzi ko nta na kimwe urashyiraho kano. Nta na kimwe urakora. Shyiraho kano. Akahe? Shyiraho kandi? Akanyine. K'umukara. Shyiraho sheri ukizeho. Reka nze ngushyirireho. Akase ko bagashyiraho gute? Urakanda akagira gutya. Bamise mbibona. Njyewe no none ugende wisobanurira. Ugiye gutambika hano. Umuntu akari kase ko shaka kuvamo. Oya nago bisaba kuvamo. Wowe kandi. Baragapfunduye se. Kahita gaturika reka mfateho. Yaje. Noneho. Kari byinshi si ibingibi. Uyu. Emwe. Ibi ni byinshi. Ndongera nshyizeho karakanuza nanone. Karagaponje. Byari binshanze. Ibyari bye. Shyiraho mikoro neza. Okay. Yesu we kagiyemo imyanda biransaba kukoza se. Kareke rero. Yaje turapfundikiza. Akiri. Reka bagafashe hariya nibyo byiza. Oya reka ngapfundikiza. Oya uramanza ukoze. Kuri akari guta umwuka. Gata umwuka ari? Akiri. None sibyo. Twagiye sheri wanjye. Ngatwagiye. Bigiye. Bikore courage. Reka mbikoreshe courage. Sibyo. Gutya. Iyi ni ukubundi. Oya Shyiraho mikoro neza. Beri ibintu biri inyuma ya kamera bimenye kabisa. Nutike nabi. Umiriza. Ndakwihanangirije. Humura. Njyewe ndi intore yatojwe. Okay. Ikintu kintoje mitamenya kwishakira inzira. Gutya nibyo byiza. Nyine uri kumunda cyane. Gusiga ntago ari byiza. Babikora nyine gutyo. Shama muzika tazanyu wallahi. Mana we. Alhamdulillah. Shandomiwe gusa. Kiri no hasi. Oya hasi wabe. Okay. Nabirano Ese nkabinoza. Haguruka. Haguruka wanjye. Guys, ibintu murabona muzabishobora. Twagiye sheri ngafunga umunwa nagira. Nifungurwa ndavuga gute? Sheri shushu wallahi ibintu byiza. Ongera sinzira. Ndakibye. Twagiye. Si fresh berry? Cyane kuri ni fresh. Ikindi si ibi bikurikiyeho harya mbere birungo ko mbona ari danje. Ni za tayari na za sante.
siko ntacyo ndi guhindukaho. wahindutse ego ko wabaye umwara ahubwo nibwo ndi kubamo bikurushaho. wabaye umwara busheri. Fasha hano magusiga. Oya mbabariye ndi. Ngagira vuba basi. Ngagira vuba. Wa uri gutinda. Wowe uri matinda wowe. Kibazo uri kuzirunda hejuru ngo uri kunsiga. Umurasheri. Umiriza. Umiriza bitajya mu maso sheri wanjye. Yo. Urongera kumwanga umurize mumirize se. Izo utinya kumiriza se. Ndamiriza ijisho rimwe. Reka je. Gawe funga iminwa basi. Nizeye ko bimeze fresh guys. Wallahi bimeze fresh. Alhamdulillah kabisa. Nise kuri kumanagura gusa shiraho nakana. Ndigushyira. Rega ndi kubibona. Ngende kukwigisha uburyo uzajya ubikora. Tayari kuri set y'indimo nta muntu uzonyeneye. Naba makeup ukeneye. Shanza yambi gukorera sheri. Nitsanga ari byiza ariko. Uraza gusanga ari byiza nta kintu njya nkora ngo kibe kibi. Okay. Nukuri. Ibisi byarangira. Beri biri kugaragara neza. Muri kamera bimeze fresh. Arimo aragaragara. Njye singo ngende kugaragara igice. Naribi. Nta kibazo. Nta kibazo. Siba bigaragara ko ari njyewe se. Ndarekera. Byarangiye. Noneho. Ugiye gukoresha kana. Tugeze kuri tiro. Guys, tugeze kuri tiro guys. Ariko kugira ngo bashyireho tiro iyo nabonye. Nago tiro ugiye kwishyira hano ugiye kwishyira hano. Kembe bakahita bakata inuza bakazimara. Oya ugiye kwishyiraho hano. Bakahita bakubita. Oya ugiye kwishyiraho hano uruhande rumwe. Ngaho. Uretse se. Asheri waretse. Humura. Ntabwo nongeye kukwiba. Isi inyuma. Nako hasi. Wiseka sheri. Uri gutuma itajyaho neza. Ako abanza kwiconga. Kandi iconze. Uri kubona idaconze? Iraconze. Ikamwereka. Ngaho. Muretse gutuma nabikora neza sheri. Uri gutuma nabikora. Ngo nagure. Nugusiga hejuru guri ni wowe nyine wowe uri kwita ubumbura umunwa bikamanuka. Saha. Bimeze neza. Buretse guseka buretse. Ntabwo uri guseka cyane. Ntabwo ari cyane. Kandebe. Ndi. Mana yanjye ko byabaye byinshi. Ndabikuraho. Reka mbisibe. Mbisibe? Oya. Si bishaka nabi. Akoze mana yanjye akazakumiro. Babisibisha kari yari. Okay, byarangiye. Ntago byarangiye. Nise nakoresheje nakashyizeho. Gutyo se ubona sheri mwiza. Gutyo sha. Sheri wanjye ufite iminwa myiza mana. Ibereye kuyisoma n'ukuri. Sibyo. Kanongere hasi. Warekera. Ndetse ngiye kurekera. Kandi ngiri kukureba we ntabwo uri kubireba. Yego basi. Ndebera wa mu. Akandi kageze. Nagaruka. Kaba kariho.
mana numvaga kaje uransetsa ngaho twagiye tuza turi gutuma bijya ku munwa mo imbere ongera sheri kutavuga uretse ngo hanagure no hejuru oya hejuru ntabwo biba ari ngombwa ngareka ngahanagure hejuru uhita ugira gutya yewe mbega komeza ukanze ngo hanagure hano byarenze yewe ngandebe gutya ndasoje ibi wakurikijeho kano ntabwo uri kutwumva oh my god mbere uragira ngo ntabwo irimo iravuga cyangwa nuko mfite ijwi rito mfite akajwi gato yesu kirisitu mwana yanjye urabona atari fureshi ariko mwana sheri ibyo bintu uri kuzana hano inyuma yesu we bakaba bafite akantu k'akarukoro uhita uhanaguza gato bityo byagiye ku murongo rero ngaho hakurikijeho utu ugiye kumbitiramo akabara uri bunsigire hano manza ubike kano noneho manza wereke abanyarwanda ndabona mpfa gusa neza mu gake kabisa urasa nta kintu ushobora gukora ngiye ngo kibe kibi mwabibonye ibyo ngiye kumusigira muramwitamo iriya bara mushyiremo umuhondo kature ijyaha ndashyiraho isa gutya nuko wambaye niyi ntushyireho byinshi hari ikibazo se kandi uburyo ugiye kubihomeka kabisa njye ntabwo njya mpumeka njyewe we sinzira dore nicyo kibazo cyawe biratuma bijyaho nabi nibijyaho nabi ntundenganye sinzira ndasinziye nazo uri kubona nasinziye yesu kirisi ntabwo biri kujyaho neza ntundenganye nuko n'ubundi bikwiye kujyaho ko wasizeho ntabwo ariko wari gusigaho kamwe muri utu ngutu n'utu kano kakajya n'utu kano kakaza ari nk'akabara nyine hano kajyaho nyuma ariko kakaza ari nk'akabara gutya ariko n'ukudore birasa neza ntabwo muri kuyivugiramo urabeshya yego ko nongera kuyijyana kure sheri humiriza sheri humiriza bitajya mu maso uretse ubwo ntabwo uhumirije ni ukuri gushaka guhumura ririya ubwo naritokoza mwihorere ubugome ntabwo ari bwo mwese uri kureba iki ubwo kwiba kabisa kuko ni ibintu bya danje ndagusomana n'icyaha oya bibaye ari icyaha ubwo namaze gukora ibyaha 1000 usanzwe ubikora bozi nyine nsanzwe mbigukorera naba byakunaniye byose njyewe ibintu nakoze mba nabikoze gazi ndasa neza mbakubwire ndasa neza beri urabona asa neza so fresh Sheri ngenda arenze jya wemera ngiye ku kintu cyerekeranye na makeup ku kintu cyerekeranye ngenda intore yatojwe ni ukuvuga ngo iyo ntoje ikintu ako kanya mpita ngikora iyo cyanze nishakira inzira intore niganya intore yishakira inzira si ubizi okay tujya he ugiye kunsokoza ingoyi nyine ni ugusokoza ingoyi twagiye ugiye gusokoza ibitsiki ni ibitsiki ingoyi sinzi sorry tumye kajyaho kunuza mana we ariko mana uretse mazungu uretse ibiro by'iyo
hasi barazigira izo hejuru gusa. okay noneho Byabaye byiza niza yanuza kakanuza ngayema mikrofone yanjye niganiriza abantu guys ibi bintu nta nubwo nsukoje neza nagusokoje neza sheri ahubwo gira hano niho haje ikibazo garekera ndetse no hirya mana hano ntabwo wigeze wasiga nahasi mbe ako sheri wagiye reka kunsebya nahasize abanyarwanda barabitubwira muri nuza muri comment ntabwo wabisize neza kandi nabikoze sheri nabikoze ntabwo kuno ariko basiga niko basiga gaturere ukuntu tuberanye ariko njya gasana bye guys bye mwakoze kudukurikira gute batakurebye neza kandi muri kumubona ngama kabizu kamwe konyine kamwe konyine akazi kose nkoze ugiye kumviramo aho ngaho koko urajya ngo mviremo aho sheri hari ibyo twavuganye ujya kugakora twabivuganye twapanze ko ntabyo twavuganye ikirenze ibindi wabikoze nabi sibyo mbere ntabwo uri bunyishyure 10 ryanjye none ndarikura he ngama kabizu rero oya bashira imbabarira gufatirana umuntu uretse wumve nta 10 mfite nta n'akabizu gaye bazi mana yanjye unakoreye ubuntu makabizu konyine sheri shushu niba shaka bari sheri nandi nipate kabizu mama yake dutahe tugiye gutaha nagusize neza ubwo sinzi impamvu uri kubigaya ntukajye ugaya sheri mana bukuze ukuntu usa ibeshye ikure ahubwo urayirarana uzayibyukane byose sibyo hano haburaga byanuza y'umukara basiga munsi y'intuza siyo rata niyo yaburaga yonyine bikahita birangira neza iyi ni basiga munsi y'intuza ako ariko mana yanjye ibikoresho urabifite mana ijye kubabarira kabisa yesu buretse ni wowe uri kubiteye si babihanagura se buretse udatuma ngira mana we bana siko bidahanagurika weberi nibijibamwe ndetse ko bihanagurika akaruka tugira ko ngakiraho nawe ako sheri wamubonye turagabi yasetse reka turebe uretse no hirya reka hano mpite mbishyiraho neza aho noneho ntiwongere kwinyeganyiza niwe uri gutuma bita bigira ikibazo ni wowe ntuze kundenganya gumaho gafiri gusekutesa niza uwo mwenda hano nkwereke ndebera uburyo nsize nk'inuzi nk'ipuzi uretse nkwereke birahita biva ntabwo byava birava byavuyeho uretse
na Gabi yabibonye. Gabi musize nk'ipusi. Sheri, reka nabize gute? Ndeba sheri. Nirebe basi, wandebye. Ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bebeleze, ni bebe. Oh. Urakoze basi, urakoze unyangirije ikirori nanjye kujyamo. Oya ntabwo igukomana yagize uko umeze neza. Urabona nagenda nzaga. Njye nabikunze. Ni ukuri birasa neza. Beli tubwiza ukuri. Nakuri umugome imbaga ariko mana birasa neza rata. Shesi njye ukwiye kwemera ko bisa neza. N'abandi bagomba kwemera ko bisa neza. Nyirabyo atayemeye ko bisa neza se gute? Njye ntago bisa neza. Birasa neza njye. Okay tugende. Wakoze. Ni bembeleze ni bebe. Yeah. Ni bebe. Mwakoze kudukurikira nagitangiye nishimiye none ndababaye. Ngaho uretse wumve. Garikana nagutangiye none se byose kari kimwe. Nikutangiye basi. Ababusiriye bawe akomberi njuvugisha ukuri. Baba we. Ababusiramu mwiza mbega disi. Shano kuri abantu usa neza mu mabara yose. Sikwagira ngo Bikira Mariya. Yego ko Yesu. Ndumiwe kweriyo. Sheri wanje. Ngaguruka dusoza ikiganiro. Ni bembeleze ni bebe. Beri katinga. Yamanzi waguruke. Manzi waguruke. Nyine manzi waguruke unyambire. Ugiye kunyambira gusa. Ibintu nagukoreye byose koko sheri. Uzi ukuntu usa neza. Urasa neza. Urasa na Bikira Mariya. Ngaguruka. Ngandeka nyine. Hello. My boo. Hello my boo. Uwo nkunda wanzanye imihanda. Ndagukumbura shu. Sawa bye. Ciao ciao.